Nanone ngwaye ikaze nitwa TJD. Imbuga nkoranyambaga ni ikintu kinini gishobora kwamamaza umuntu mu gihe gitoya, ni ikintu gishobora kuba cyakwamamaza binyuze mu kugenda bahererekanya amavideo yawe. Niko twaje kumenya uyu mwana mutoya cyane uririmba muri korari, abenshi mwamwise Mutagatifu, abandi bari kumwita ngo yarashonje cyane, niyo mpamvu yaririmbaga cyane yasamye ngutya. Uyu mwana bigaragare ko afite ifemba ryo kuririmbira Imana. Uyu mwana ni mutoya cyane. Ese ni gute Imana itashaka kukwereka icyo ukwiye kuba wamenya? Nyagasani niwe utugenera byose, Nyagasani niwe uzana byose, Nyagasani niwe utuma dutera imbere. Uyu mwana mutoya yaje kumenyekana mu gihe gitoya cyane ku mbuga nkoranyambaga WhatsApp, TikTok, YouTube. Turi kugenda tumenya uyu mwana mu gihe gitoya cyane. Uyu mwana nk'uko twamenye abandi bose, uyu mwana ari kwihuta cyane mu kugenda amenyekana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ndetse uyu mwana bari kugenda banamwifashisha mu buryo bwo kugira ngo babashe kuba basenga, cyangwa se umuntu abashe kuba yakwemeza uburyo Nyagasani akora. Nyagasani arakora cyane, nimba utabizi wabibonera kuri uyu mwana mutoya. Urabona iyi korari irimo abantu benshi cyane. Ni gute uyu mwana yaje kwitoranyamo, cyangwa se baje gutoranyamo uyu mwana mutoya? Ni Nyagasani ubikora, Imana Data, Imana isumba bose, Imana bise Rurema, Imana ikora byose. Nyagasani niwe wabashije kuba yamenyekanisha uyu mwana mu gihe gitoya. Twamaze kumenya uyu mwana mutoya witwa Alex. Uyu mwana mutoya nituza kumenya andi makuru menshi turagenda tubagezaho amakuru y'uyu mwana mutoya. Uyu mwana mutoya biri kuvugwa yuko korari do Kigali ishaka kwangaje uyu mwana ikabasha kuba yamushyira mu itsinda ryabo. Uyu mwana kubera umuhate babonye afite, ifemba afite ryo kuririmbira Nyagasani Imana, uyu mwana mutoya bashaka kuba bamushyira mu itsinda rya do Kigali. Nibakubwira ngo Rurema arakora, uzabyemere nta kuzuyaza, kuko uyu mwana mutoya cyane twaje kumumenya mu gihe gitoya cyane. Abandi basitari twabamenye bamanjije byabagora cyane, ariko uyu mwana mutoya yaje kugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga, kuri kamera, ndetse bari kumuhiga cyane ngo babe babasha kuba bamukoresha ibiganiro. Buri muntu wese akeneye uyu mwana, ndabizi neza. Buri munyamakuru wese ufite igitangazamakuru ari gushaka uyu mwana mutoya, ari gushakisha nimero y'uyu mwana mutoya kugira ngo abashe kuba yavugana n'ababyeyi be. Uyu mwana mutoya uzi location aherereyemo, mu by'ukuri ari kubasha kuba yamukuraho akavideo gatoya yagashyira ku mbuga nkoranyambaga agahita abona abafollowers benshi. Ni gute uyu mwana abashije kuba yinjiriza abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga? Imana koko irakora, Nyagasani arakora. Tugereranyije n'abandi bahanzi bagiye bazamuka mu gihe gitoya, uyu mwana twamushyira ku mwanya wa kangahe? Mureke kuriyica no tuzagaruke tubikora, turebe ukuntu uyu mwana yamamaye mu gihe gitoya ku muvuduko uri hejuru cyane. Uyu mwana yaje kuba yamenyekana, tubasha kuba twamumenya. Yitwa Alex, abenshi mwamwise Mutagatifu kubera indirimbo ari gukunda kuba yaririmba. Ciao ciao, mwakoze cyane. Niwibagirwa gura subscribe.